Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifurije ukwezi gushya kumugisha, ko guhirwa kutigeze kubaho. Ukuntu ukwezi kwa kabiri kutigeze kuba mu buzima bwawe, ni itariki ya mbere kwa kabiri itarigeze ibaho, uyu mwaka 2025 bitarigeze bibaho. Rero mwifurije kuzahirwa muri uku kwezi, uko gufite iminsi nyawo 29 kuyirangiza ufite amahirwe mu izina rya Yesu. Rero ni Bishop Karema John turi kumwe, kandi mbifuje gukomeza gukurikirana kubana natwe mwivuga butumwa Imana duhaye guhesha abantu umugisha. Mu by'ukuri ni Imana yadutumye, ni Imana yamagurukije, ni Imana yambwiye ngo mvuge n'abantu bayo mbahesha umugisha mu izina rya Yesu. Rero umutima w'uyu munsi, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2025, ni igitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 12. Havuga ngo iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, bizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, niko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa bugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Uku kwezi nakwise ukwezi ko kubana n'Imana. Uku kwezi ni ukwezi ko kubana n'Imana. Ukwiriye kwiyongeramo imbaraga zo gushaka uburyo bwo kubana n'Imana. Ukwiriye gukora igisabwa cyose ugatunganya umubano wawe n'Imana. Icyo usabwa icyo ari cyo cyose, kuko uku mu kwezi kw'abantu bagiye kubana n'Imana bazabona amahirwe, kuko Imana yambwiye ngo mwite ukwezi ko kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Haleluya. Ukwezi ko kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Mose uyu nguyu Imana imusezeranya kubana nawe. Kubera iki? Yari imuhaye misiyo iremereye, imurusha ubushobozi kandi imurusha imbaraga. Imana imutuma kuri Egiputa, kuri Farawo n'ingabo z'abanyegiputa n'imbaraga z'abanyegiputa, kandi Imana imutuma nta zindi ngabo ihaye Mose, nta n'undi muntu imuhaye, ahubwo imutuma imwizeza ko ari we ngabo bazabana. Nabyo ngo ugende ujye muri Egiputa ukura ubwoko bwanjye. Iyi mission yari ikomeye mu buzima, niyo mission nabonye ikomeye. Iyo umuntu agiye gubohora abantu bari mu mbohe, bari mu ngoyi, bari mu kurugamba, bafashwe bugwate, ategura ingabo, agategura n'ibihugu bimufasha. Ariko Mose Imana yamuteguye wenyine, inamutuma wenyine, imusezeranya kubana nawe bonyine. Mose yaragiye gukura abantu mu buretwa bamaze imyaka 400, ariko ntabwo Imana yitaye ku mbaraga, yitaye ku bushobozi bw'abanyegiputa, yitaye ku gaciro k'abana maze imyaka 400 bakora uburetwa, ahubwo Imana yitaye ku bumana bwayo bugiye kubana na Mose. Haleluya. Imana yambwira ngo nzabana nawe muri urwo rugendo, nzabana nawe muri ako kazi, nzabana nawe muri urwo rugamba, nzabana nawe muri buri kimwe cyose. Ikizakubera ikimenyetso cyuko nzabana nawe nuko akazi nguhaye uzagakora kandi neza, nuko ubwo bwoko uzabukura amaboko y'abanyegiputa. Abanyegiputa bafite umwami ukomeye Farawo, bafite ingabo zikomeye, bafite amagara akomeye, bafite y'intambara, bafite amafarashi akomeye y'intambara, bafite intwaro zikomeye z'intambara, bamaze imyaka 400 bakoresha abantu buretwa. Ariko Imana ihagurukije Mose hamwe nayo gusa. Haleluya. Uku kwezi ni ukwezi ko kubana n'Imana, tukagendana n'Imana, tugakora ibintu bikomeye kandi bidasanzwe bimenyerewe. Nimba wari usanzwe umenyerewe gukora ibintu bisanzwe biri ku rwego rusanzwe bimenyerewe, uyu munsi byimukemo. Ukwezi kwa kabiri wiha Imana, ugendane n'Imana. Irashaka gukoresha ibintu bidasanzwe. Ugendane n'Imana mu buzima bwawe bwose, ugendane n'Imana mu muryango wawe wose, ugendane n'Imana mu kazi kawe kose, ugendane n'Imana mu ngendo zawe zose, ugendane n'Imana mu nshuti zawe zose, ugendane n'Imana mu baturanyi bawe bose. Imana yabanye na Mose ikambwira ko ikimenyetso cyo kubana nayo ari ubutsinzi. Nawe uzabona ikimenyetso cy'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo turi hamwe n'Imana iradukomeza, iyo turi hamwe n'Imana iduha imbaraga, iyo turi hamwe n'Imana iduha ubutsinzi, iyo turi hamwe n'Imana iduha ubwenge bwo kuntu twitwara mu bintu, iyo turi hamwe n'Imana
Imana yacu ngo ikimenyetso cy'uko uri hamwe nayo uku kwezi ngo nuko uzanesha, nuko uzakora umugambi w'Imana, nuko uzahindura icyo kirere, nuko uzahindura ubwo buzima, nuko uzahindura ako kazi, nuko uzahindura urwo rugo, nuko uzahindura izo nshuti zawe. Ikimenyetso cy'uko Imana iri hamwe nawe nuko ibintu bizahinduka. Uku kwezi rero Imana igaragaza ikimenyetso cy'uko muri hamwe ibintu bihinduke mu buzima bwawe. Nimba ari indwara ivemo, nimba ari ikigeragezo kivemo, nimba ari icyaha cyakuze inyo kikuveho, nimba ari ubukene bukuveho, nimba ari ubushomeri bukuveho, nimba ari ubugumba bukuveho, nimba ari kanseri kuveho, nimba ari diyabete kuveho. Uyu mwaka haboneka ikimenyetso, uku kwezi kwa kabiri haboneka ikimenyetso cy'uko Imana ya Isiraheli, Imana yabanye na Mose akanesha abanyegiputa, iri hamwe nawe. Nawe ugiye kunesha buri munyegiputa uguhagurukiye, buri farawo uguhagurukiye. Uku ni ukwezi ko kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwakira umutsima w'umunsi, mwakira umutsima ubatwara uku kwezi kose. Ni ukwezi twise ko kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, tukabona ikimenyetso cyo kunesha nk'abantu bahagurukanye n'Imana. Nuzagira akazi uhaguruka mudari hamwe n'Imana, nuzagira ikintu utunga Imana itakirimo, nuzagira ikintu ukora Imana itakirimo, nuzagira urugendo ugenda Imana itarurimo, nuzagira ijambo uvuga Imana itaririmo, nuzagira ahantu uhagarara Imana itari hamwe nawe. Ahantu hose uzahagarara n'Imana ukwezi kwa kabiri uzanesha mu izina rya Yesu. Mwakire umutsima w'umunsi, mwakire ubuzima bw'umunsi, mwakire kubaho k'umunsi. Ndashaka noneho uyu munsi umabare dusenganira isengesho. Haleluya. Lilasiya. Buri muntu wese wumva muri uyu mwanya umbaye dufatanye gusengera isengesho mu izina rya Yesu. Mwami Data, Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka witwa ndiho, witwa nduwo ndiwe, witwa Jehova Rafa, witwa Jehova Nise, witwa Imana ishobora byose, witwa Imana y'amasezerano. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Data, dutangiye ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Uku kwezi watubwiye ko ari ukwezi ko kugendana nawe, kandi ikimenyetso cyo kugendana nawe nuko tunesha abanyegiputa, nuko tunesha Farawo, nuko tunesha ingabo zaduhambiriye, nuko tunesha icyafashe imigisha, nuko tunesha buri musozi, nuko tunesha buri ntambara, nuko tunesha buri mutwaro. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze mu mbaraga zidasanzwe ngo uku kwezi utwegere kurusha igihe watwegereye. Uku kwezi ube muri twe, ugendere muri twe, ukorane natwe, ube mu buzima bwacu, ube mu kazi kacu, ube mu rubyaro rwacu, ube mu rugo rwacu, ube mu muryango wacu, ube mu nshuti zacu, ube mu kazi kacu, ube muri buri kimwe cyose. Mwami, haboneka impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ibitangaza bikoreke. Haleluya, haleluya, haleluya. Lilasiya. Haleluya Yesu we. Haleluya, 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 haleluya. Imbaraga zawe Yesu we zikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Uyu mwaka udasanzwe, uyu mwaka ukwezi kudasanzwe, ube ibihe bidasanzwe, iminsi idasanzwe yo kukwegera, yo kubana nawe, yo gukorana nawe, yo kugendana nawe. Tubone ikimenyetso cyuko turi hamwe nawe mu izina rya Yesu. Sengera abana bawe, ubarinde mu ngendo zabo, ubarinde mu ngo zabo, ubarinde mu kazi kabo, ubarinde mu buzima bwabo. Uku kwezi kwa kabiri babone impinduka mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Shalom, shalom. Yesu abaha umugisha. Ukwezi kwa kabiri twatangiye uyu munsi ku itariki ya mbere. Imana ibakorera ibitangaza, Imana ibane namwe kurusha uko yabanye namwe, kandi igaragaza ikimenyetso cy'uko ihari, ikigaragariza ubutsinzi, icyakunesha gukineshe, icyaguhinyuza guhinyuze, icyakunaniza gukinanize wowe, mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Umutima w'uyu munsi uravuga ngo ni ukwezi ko kubana n'Imana nk'uko yabanye na Mose, kandi ikimenyetso cy'uku kwezi ni uko tuzakora ibyo twagambiriye gukora muri uku kwezi. Imana igufashe kandi ikuye ku ruhande, ikurwanirire, isoza ubuzima bwawe neza, isoza imirimo yawe neza, isoza urugendo rwawe neza, mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Kwezi kwiza kandi kumugisha n'amahoro mu izina rya Yesu no kubana n'Imana. Amen.